Kambifurize gukomeza kugubwa neza, kugira igitondo cyiza. Abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, umunsi mwiza. Ni umunsi wa kabiri no ku itariki 22 manza niba ntibeshye z'ukwezi kwa 9 2025. uwo mureba kuri screen zanyu ni Clever Bemba. Ahangaha nk'uko nabibabwiye n'ubundi ndi kuri tere, nibyo ndi muri territoire ya Masisi, andi ni muri Bashari Kahembe, aho naje kugira ngo mbashe gukurikirana uko byitwaye, ndetse ni naba ngombwa nigerere ku mirongo y'urugamba, aho intare za Sarambwe zikomeje guhangana n'abajyambazi. Abajyambazi rero babandi b'inka b'ingurube bakiba amakariso y'abagore, izo ni za Nyatura, FDR n'izindi ngegera ntiriwe ndondora. Reka nshimire abantu nagiye mpura nabo benshi: Kirorirwe, Petit Masisi ku Nturo, za Kabati, Nyamitaba, Kanoro, Nyakariba, nanasuhuza n'abandi bantu aho baherereye hakurya bita za Gisheberi, inzira za Mwumba yo hakurya za Kibugu. Nanababwira uko mukaya ndibuze kuganira n'abantu bamwe biripotinze, nkaza kuganira n'abana bamwe na bamwe bari muri ya mitwe yitwaje intwaro ya gisirikari ikoreshwa na guverinoma Gisegeti, bari muri za Wazalendo, abandi bari muri za FDR. Ndaza kugirana nabo ikiganiro mbabereka utwana tw'imyaka 18 bakoreshwa n'ino guverinoma Kinshasa, ariko aho mama 23 iri mu 23 ukabona ko ibyo bintu igenda ibica ku mugaragaro. Ikibazo cy'umutekano muri biriya bice bya za Moito na za Busiye ubona ko cyabaye cyiza, turaza tukiganireho. Ndaba ndiyo ndakorana nabo ikiganiro, muraza kubibona ku Intare Official. Ariko nanashishikariza abandi basigaye epfo bo bakagiri baserije bo kwa Birinda birwa bibingutiya, babisukiro ba Kanaume. Ariko reka mbahereze, ndaza kubabwira Kanaume n'uwitwa Kambuzi, uwitwa Twizere ari muri operation zo kumuvisha imyuna. Bafashe bamwe babarashe, abandi barafatwa n'imbunda zabo zirafatwa. Kumva ko ibintu bikomeje gukomera. Reka twigira hakurya muri Bashari Mokoto, hariya muri kiriya gice cya za Kinyana. Murabizi amazi iminsi harimo bombardement aveugle ya Sokoi 25. Guverinoma Kinshasa yaje kwica abaturage ba hariya, tubirebere hamwe. M23 yongeye gufata ubundi buce muri ziriya eneo, yabufashe twitse n'izindi defense, n'abandi bari kwiripotinga. Ariko Kagiri wabuze inzira, Kagiri ngo ari gushaka inzira akayibura, ariko araza. General Inyasi FDLR nawe turaza kumuvugaho. Ariko bamunguye ko mwaje ejo nandi kumwe na Saga hariya ku parking ku Mikeno. Saga none yongeye kwisiga utuvuta yavuye epfo mu mineke, epfo mu mineke aho yirirwa ari kunywa kangara na kanyanga, yongeye gusoma kuri byeri. Arega byeri byeri ntabwo wayibona uririye epfo, aho bandayi bari barwaye n'ibituntu n'ibindi bintu ubona bidasobanutse. Nimuze mu cyama gifite avenir, gifite aho n'icyerekezo. Umva yuko icyama gifite n'icyerekezo, gifite avenir. Icyo umuntu wababwira ati muze. Reka twigira mu ma operation nere kubaganiriza ibindi. Ndaza mbabwira operation ziri kubera muri territoire ya Mwenga, muri Shabunda. Nukuvuga ngo Wazalendo bakomeje kwicana. Turebere muri Uvira, ariko na Pinga. Nukuvuga ngo ngiye kubagura operation ziri kubera Pinga, operation muri Bashari Mokoto, operation muri Mwenga, Uvira na Minembwe. Ndavuga ahantu hangahe. Reka ntangirire hano muri Bashari Mokoto, muri kiriya gice cya za Kinyana, aho M23 ikomeje operation. Ariko nkaza kubabwira ngo muri babandi biripotinze mbere, witwa Ntwari yari colonel muri za Nyatura. Nukuvuga ngo ntabwo yari suriyetena muri leta. Nukuvuga ngo igrade ya suriyetena wenda M23 niza kumugirira ikigongwe irayimuha, kuko ntabwo uvuga ngo ndi generali mu autoproclamé ngo uraza muri M23 ngo bakugize generali negatif na capacité baramanza bakayireba.
bariya bagomba kuba abo bariyetena, bari abariyetena bakaba bariyetena nko muri leta uko bari abariyetena, bari muri operasiyo. Rero abo bitwa ba ntwari, abitwa ba ombeni, ni ukuvuga ngo ba bandi bagiye biripotinga nibo bari kurasa ba wazalendo hariya hakurya. Ni ukuvuga ngo muri iki gitondo rero kuri uyu wa kabiri operasiyo zibyutse mu Cyengwa, hari ubudifensi bugira ngo muri bubiri bubyutse butwikwa n'intare za Sarambwe hariya muri mu Cyengwa. Izindi operasiyo n'ubundi hari umusozi nababwiye witwa Nyabikeri na Muzimu. Nyabikeri bamaze kuyibakuramo muri kino gitondo. Operasiyo zakozwe n'uwitwa Dabusiri Queen, yakoze operasiyo idasanzwe, arabucwiragiza, arabutwitse neza neza, habaye tombe. Wazalendo bari bashatse kugaruka muri Hembe muri kino gitondo, n'ubundi baje kugwa muri ambush ya mama 23, babavishije indi myuna ya kabiri. Baberetse ko batiganye, bakoze training, bakora course, ndetse bafite na deontology na ideology yo kurengera umuturage. Reka hari umujama umwe yaje gupfa, yapfuye, reka mbivuge gutyo, manza ari n'umu FDL wabanaga n'uwitwa Kigozi. Abantu baza aba FDL bitwa ba Kigozi, ba Sumani. Hari umwe manza yari afite igrade ya kapiteni, ni umu FDL ukomoka mu Munyarwanda, yarashwe araswa mu muhogo. Ariko buya rero abantu mushima, mujye mushimira intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe M23 ni igisirikare cy'umwuga, ni igisirikare cyiza. Uwakimara kuraswa yaje gupfa, intare za Sarambwe ziramuheka kuko yarasiwe muri biriya aho hariya za Hembe. Bari baje gutanga ramforo baturutse yo mu mashyamba hafi ya za Rukweti, araswa mu muhogo. Amaze kuraswa mu muhogo, intare za Sarambwe bategeka ko bamuheka kugira ngo bamujyane kuri hopitale, wenda ngo ko yagera imweso, bamugeze hejuru agere za Kirumbu, bamanze bamwitaho gake, ubundi babone bamujyana hehe za mweso muri hopitale. We akavuga ati ntabwo ndabaho, ndapfa mu nyice. M23 ati ntabwo twebwe tujya twica, iyo tugize amahirwe waba wakomeretse, waba uri muzima, turakuvuza. Ubundi nkawe wowe wakomaze urwaye, genda Umunyarwanda, ati reka tukuvuze utaho uzajya iwanyu, wenda akamuga karuta agaturo, n'imiryango yawe izongera ikuboneho. Muri metero zigera nko muri 15 uvuye hahandi, bamushyira kuri brancard cyangwa bya bipoyi bya gisirikari, ngobyi niko babyita hari Abanyarwanda, ni bipoyi. Metero 15 uvuye aho yarari, burakata arapfa. Ukuvuga ngo uwo nguwo, icyo ni ikimenyetso kimwe kigaragaza uburyo mama 23 cyangwa M23 ikora muri operasiyo, igakora operasiyo neza, kandi ikazikora ku nyungu yo kurengera ubuzima bwa muntu. FDLR baradutesheje, murabizi amatese yose dufite ni ukubera FDLR. Iyo FDLR niyo niyo chanzo ya bino bibazo biriho, ariko agafatwa akemerwa, bakavuga bati uko byaba bimeze kose, niba hari ibyo warakoze genocide mu Rwanda, genda ujye mu Rwanda, nibo bazamenya aho bazagushyira, ariko twebwe ibyawe nibiduhame, amaraso yawe ntago dukeneye ifumbire yawe, ugende. Operasiyo rero zabaye hariya nk'uko nari nyizibabwira, ni ukuvuga ngo ubundi buce y'abanavuze hariya muri Nyabikeri yamaze kuba tombe, aho bita kwa Nzayi, kwa Colonel Nzayi, uturanye n'uwitwa 40. Ariko 40 nturacyaturumbuye amaso muri izo nsina, uri kunywa mangwende, uzacyura mangwende ko ntabwo uzongera kunywa byeri. Ngwino bahakiza, bari baraje, wabonye ko hakiza ejo bundi uzamuyoberwa nawe azagira inda, ubwo njye ntayi nayigira, ariko izaza. Muveyo hariya kwa Nzayi rero, kwa 40, Colonel 40 ariwe witwa Bahati, hafashwe ejo, hari habereye imirwano idasanzwe, ariko hari abaturage babiri bahaguye. Ariko ni za operasiyo n'ubundi zikorwa na FARDC na za Wazalendo. Ibyo ngibyo izo operasiyo APSRS irakora ama operasiyo ikica abaturage, ariko ugasanga ko n'abari abanyatura n'ubundi nabo ubwabo baba bari kurega nde
FRDC kuko ibicira imiryango. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gice cya Kinyana sekirite ni sekirite, ibintu bimeze neza, ubona ko nubwo bamaze gucika intege. Ejo bundi nababwiye ngo hari abasirikare bagera nko muri 7 bafashwe n'imbunda zabo, ariko ugasanga afite amasasu 5, 3, ukibaza imbunda yo ufite irimo amasasu 3 urajya guhangana n'umuntu bari guhamagara kuri depo ati amasasu aradushiranye, bakohereza imodoka y'amasasu, uzajya guhangana nawe koko uretse kwiyahura? Ufite machine gun, ufite amasasu 300, nta handi uzi ngo uzakura andi, mu gihe undi we arakurasa akoremo rimwe arasa amasasu 500, wowe ufite 300 utazi ngo uzabona andi ryari, uretse kwiyahura havuga ngo uri kurwanira iki? Burimbwa sibyo? Ubona ko operation abona yinkubwiye barabafashe bakamusangana amasasu 3, amasasu 3 ko kuzaza kurwana n'intare za Sarambwe mu bwenge buke. Injya mabwira ikintu kimwe mwabanyaturamwe, nujya kwegamira uzareba igikuta gikomeye kirimo beto ukegamire, naho ni wegamira cya gikuta kirimo ibyondo uzagwana nacyo, uzagenda bagusange amaze kwivanga n'umucanga, uri ivumbi. Genda wegamira igikuta gikomeye ufataho nawe ukumva ko ukomeye gifite n'intego. Hari umuntu nigeze kubwira ati tujye tureba kure, ureba ati iki kintu cyo cyabyara ibi n'ibi. Ahandi muri teritori ya Masisi ndahamya nashidikanya yuko muraza kureba uburyo byitwaye, noneho ndi kuri tere, muraza kureba uko uburyo byitwaye, ndaza guhana nabo bana. Ariko muri Bashari Mokoto ibintu bimeze neza. Reka turebe hariya Pinga ni uko ngo intare za Sarambwe zakomeje gusatira Pinga muri kiriya gice cya Kinyana sekirite ni sekirite, ibintu bimeze neza, ubona ko nubwo bamaze gucika intege. Ejo bundi nababwiye ngo hari abasirikare bagera nko muri 7 bafashwe n'imbunda zabo, ariko ugasanga afite amasasu 5, 3, ukibaza imbunda yo ufite irimo amasasu 3 urajya guhangana n'umuntu bari guhamagara kuri depo ati amasasu aradushiranye, bakohereza imodoka y'amasasu, uzajya guhangana nawe koko uretse kwiyahura? Ufite machine gun, ufite amasasu 300, nta handi uzi ngo uzakura andi, mu gihe undi we arakurasa akoremo rimwe arasa amasasu 500, wowe ufite 300 utazi ngo uzabona andi ryari, uretse kwiyahura havuga ngo uri kurwanira iki? Burimbwa sibyo? Ubona ko operation abona yinkubwiye barabafashe bakamusangana amasasu 3, amasasu 3 ko kuzaza kurwana n'intare za Sarambwe mu bwenge buke. Injya mabwira ikintu kimwe mwabanyaturamwe, nujya kwegamira uzareba igikuta gikomeye kirimo beto ukegamire, naho ni wegamira cya gikuta kirimo ibyondo uzagwana nacyo, uzagenda bagusange amaze kwivanga n'umucanga, uri ivumbi. Genda wegamira igikuta gikomeye ufataho nawe ukumva ko ukomeye gifite n'intego. Hari umuntu nigeze kubwira ati tujye tureba kure, ureba ati iki kintu cyo cyabyara ibi n'ibi. Ahandi muri teritori ya Masisi ndahamya nashidikanya yuko muraza kureba uburyo byitwaye, noneho ndi kuri tere, muraza kureba uko uburyo byitwaye, ndaza guhana nabo bana. Ariko muri Bashari Mokoto ibintu bimeze neza. Reka turebe hariya Pinga ni uko ngo intare za Sarambwe zakomeje gusatira Pinga. Hari abaravuga ngo ndazimuye, ngo ndi kubivuga ndamaze, niba nzimuye ndamaze. Intare za Sarambwe zamaze gusatira Pinga, ubona yuko zigiye kuyinjiramo, ariko hakaza intwaro zimwe. Hari n'abakomando bavuye Kisangani baraza bamara iminsi 12 bageze Warikare, baraza baradivansinga bagera nko muri 70, baza hariya Pinga bo muri FRDC n'abandi bita ngo nabahibu bo ubwabo, ariko n'intare za Sarambwe. Reka manze nasuza Brigadier Commander Colonel Padiri, ni komanda brigade hariya ari muri operation, yungirijwe na Dabusirindia respect mon colonel, ukomere cyane kandi operation nziza. Nanasuhuza Afande Kotango Colonel Rapide,
yari komanda batayo, ndahamya ko ubu ngubu nawe yamaze kuba komanda brigade. Imana ikomeze ibazamure, komeze bazamure, ejo bundi nimwe muzamura abajenerali, kandi nzi ko muri indwanyi ba Dabusiri India, ba Kiro Papa ndabemera, Colonel Kamanzi ndabemera, mukomeze mukubite. Operasiyo ziracyakomeje rero muri Pinga. Ni ukuvuga ngo Pinga navuga ko isa na William Serika, ariko hakaza muri kiriya gice uri guturuka za Mutongo advance pata zamaze kugira Mutongo, advance pata za 23 zaturutse za Nyabyondo. Indi advance pata ni ukuvuga ngo ije gufungira hariya urebeye za mera. Ni ukuvuga ngo n'aka gace ka Katobi hari n'akandi gace kitwa Ruola, buriya buce 23 yari yavuyemo yongeye gusubiramo. Ruola yongeye gusubiramo, bivugitse ngo intare za Sarambwe ziri kubikora kinyamwuga kuraje. Ni ukuvuga ngo ubwo buce bongeye kubisubiramo, ukabona hariya muri groupement Ikobo na groupement Kisimba yuko intare za Sarambwe zongeye kwiyinstara neza. Kambashimire cyane. Reka twigire muri Mwenga. Muri Mwenga rero nayo ibintu bikomeje gukomera. Muri Bukabira byabereye Nzibira intare za Sarambwe Nzibira burya nyina bahaye amakuru, ariko wananyereka ka correction gake. Iyo correction nshatse kubabwira ngiyi, hari agace hariya muri Nzibira kari gafitwe na 23, akandi gace gafitwe na Wazalendo rero bava hakurya abo kwa Kamama, ni kwa Foka Mike, I'm sorry, hari n'undi ikindi niba bakita nde, baza kugaba ibitero kuri za defense za 23 ibamanukana, kuko centre wasangaga hariya muri centre ya Nzibira bose barimo bacangacanze, ukumva Wazalendo bakumva ngo 23 iraje bagakina biro bakirukanka, wakumva ngo M23 yabona baje ari umukororo yari iri muri Nzibira, nabo bakiviramo bakazamuka bakajya muri defense. Wazalendo baravuga bati reka tureke gutura nabo kagende tuhabakure. Baje kuhabakura rero intare za Sarambwe zirabatega ikintu cyo bita, abantu bari muri groupe y'intare official mwabonye two bita ngo n'uturambo le maiti, mwarazibonye nabo abantu bari muri groupe y'intare official mwarazibonye. Ziriya maiti zaguye imbere ya communication ya defense y'intare za Sarambwe hari hafi ya Nzibira, barabamanukana bageza muri centre, babavana muri centre bakubita defense barayitwika. 23 itishyiramo inuza defense zayo, abyumva, tishyiramo defense zayo, itestara neza, irahestara, ubundi irongerera bashorera, ibarenza hakurya muri parike. Anari muri iki gitondo n'ubundi harimo operation bita ratissage cyangwa gukubura, operation kubura, bari gukubura, bari kuvuga ati aho buri. Muri iki gitondo rero 13 semwambi bo muri Wazalendo, 6 Matekwa, 4 Inkomere, 23 yamaze kuzirekipera. Ni ukuvuga ngo recuperation yafashe 10. Ndibuka ejo ndi kuza nahuye n'amakamyo 2 ya 23 ahetse abo bita, hari abo bita ngo nabarandi n'abafashwe Matekwa. Abafashwe Matekwa bafatiwe muri bino hano za Bibwe za Nyange, abafatiwe epfo za Mpeti bari baje za Karembe, abo bose barabakusanyije. Hari abo abarandi ni abandi biripotinze nka bari bari kumwe na Ntuza na Hakiza. Ce sont des randis bo barizi baba donc ni barizanye, hakazi yo bita Matekwa abandi baba le capturer, abo ngabo nibo nabonye bazamura, ariko ubona ko barashe, niba ari amangwende, niba ari urumogi, niba ari ukutarya, ariko uzitwa ngo uri umusirikari ubayeho kwiba impungure, kwiba umunyu, kwiba isabuni, icyo gisirikare uzatsindana. Nahuye nabo benshi bari kubajyana, babajyane nawe wenda bazamenya ubwenge babe nk'abandi. Reka nkomeze n'ubundi hariya muri Mwenga navuga Nzibira, ukumva ko Nzibira intare za Sarambwe ziri gukubita zibangura zerekeza hirya no hino.
ukuvuga ngo operation ratissage iracyakomeje muri teritwari ya Minembwe. Teritwari ya Minembwe yabaye teritwari mbere, ariko ubu ngubu mu 23 twirwaneho M23 bongeye gusubiza teritwari ya Minembwe n'ubwiyobowe na koloneli. Ntacyo bitwaye muri teritwari ya Minembwe aho bita kuri Biraro 2.0 ndetse Mikenke, reka mvuge Mikenke cyane, ariko .0 Biraro 2 haramutse neza. Abanyamurenge aho muri muraho murakomeye, yego ndabasuhuje. Abari muri Amerika, muri za Canada, za Oceania iyo hose, Norvège, Belgique, kansuhuza abavandimwe bamaze kuba integre mu intare official, bari muri groupe, bari muri za Suède n'ahandi mugira imana n'amafaranga. Ariko abanyamurenge aho muri kambabwire .0 Biraro 2 haramutse neza, ariko Mikenke muri kino gitondo habyutse hari ibintu biturika biri kuhavugira. Ibyo rero biturika nduvuga ngo nitwirwaneho, yari muri ambushi iza kubona wale wajambazi babakubitaho umuriro. Nta bira mfite, byitwaye gute? Wenda abagize icyo baba niko byagenze, nta bira s'il vous plaît, ariko ndababwiza ukuri yuko iraboneka. Ndaza kwibabwira intare za Sarambwe na twirwaneho wabashije kubasubiza inyuma. Uvira rero, Uvira ariko imaze kuba Uvira, izahora iri Uvira. Ariko icyo nababwira kimwe cyo nuko intare za Sarambwe hariya muri Uvira, uvuye hejuru muri ho plateau ya Zanuza, ho plateau na moye plateau, muri chaîne de montagne ya Mitumba, muri 35 km 30 kugira ngo ugere Uvira. Intare za Sarambwe na twirwaneho bamaze gukaba. Abarundi bamanutse baza muri centre, kabona harano bita kuri Jemi, baza kwirunda muri Kanjemi. Aho ni abarundi baje, ubona ko bari abarundi nabo bashaka kugira ngo biyambukire bigire wabi Bujumbura. Kuko ino ntambara, reka mbikubwiza ukuri, mu gihe Burundi ukomeze kubyijandikamo, M23 ifite imbunda irabarasa, ndetse nabageze mu Burundi. Bari aba FDL bo kwa Hamada, abo kwa Jeva, cyaka nababwira ati iwanyu ni mu Rwanda, mureke gufasha Neva, kuko Neva nawe byamuyobeye. Reka rero gukomeza kubatinza, ariko muri Uvira nuko ngo abanyamurenge n'abandi bakoze ikintu cyo bita igisirikare cya FARDC na Wazalendo, bakoze liste y'abagomba gupfa. Amazu y'abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Uvira, n'abandi basoerofone, harimo n'abashi, hari uwambwiraga ngo harimo ngo n'abanyanga n'abahunde bagiyeyo, bari kuri iyo liste bavuga ngo niba basapotinga M23. Dukuba ngo ibikorwa bibi biracyakomeje. Ejo bundi abari bafunzwe batanze amatelefone yabo, batanga amafaranga, batanga na za matera kugira ngo bavemo. Ntabwo nzi ngo noneho abo bari kuza kuri liste, warebye amazu yaratwitswe, ariko ubona ko bagikomeje kubangamirwa. Afande Mon General Emmanuel Sultani Makenga, hari abantu bakomeje gutabaza. Zebel Trabisimu, Kone Nanga, bari abantu bakomeje gutabaza. Nibuka ijambo ryavuzwe na Dr. Oscar Barinda avuga ati ngo mushonje muhishiwe. Reka turebe kiza kuvuka kugira ngo bari abaturage b'abanyamurenge babashe kurenganurwa, ndetse na population iri hariya muri Uvira, kuko ntabwo icyama ari cy'abantu runaka, ahubwo ni cy'abakongomani bose. Bari abakongomani bakomeje kurengana mu barenganura. Ngewe icyo navuga, reka mbifurize gukomeza kugira imana n'amafaranga aho muherereye, mukore subscribe na share, ubundi ibiganiro byo ku Ntare Official bibagereho 100%. Ciao ciao.